kuko tugufite uri umutabazi. Kuko tugufite uri umutabazi. Twebwe abakwiringiye dufite umugisha, kuko tugufite uri umutabazi. Twebwe abakwiringiye dufite umugisha, kuko tugufite uri umutabazi. Kuko tugufite uri umutabazi. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Reka tuzamurire Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana uyu mugoroba kuko itwemereye kuba mu nzu yayo. Haleluya. Nuko hari ingabo nyinshi yatanze zirapfa, hanyuma tuboneraho gutabarwa. Yesu ashimwe. Bituma tubana n'umutabazi, hanyuma tugejeje kuri uyu mugoroba ngo twumve ijambo ryayo, twongere tumuhereze icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma nitwa Irihoste Martin, ndi umugabo wubatse, ndi kumwe na madamu ari mu iteraniro ndetse n'abana basukuruza iteraniro. Imana yaduhaye umugisha wo kugira abana 4, turabikunda, tubishimira Imana, n'umugisha. Nsengera hano kuri iyi paruwase, barizwa muri rikor, abaririmbyi beza, abaramyeka Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hanyuma nk'abashinzwe n'iterambere kuri iyi paruwase, Imana ishimwe. Yankunda kubwira Imana ngo ibaye ibintije n'akantu ibayintije. Haleluya. Nihe icyubahiro kubw'ibyo rero, Imana ishimwe. Tugiye kuganira rero umwanya muto ku ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo ry'Imana twasomye, nagira ngo dusome umurongo umwe gusa mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma igice cyaho cya 26 twasomye, hanyuma turasoma umurongo umwe wa 18, hanyuma abayo tuganire dukuremo intego, hanyuma tuganire umwanya muto cyane. Imana ishimwe. 20 Itangiriro cya 26, hanyuma umurongo wa 18. Abahageze reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo Isaka asibura amariba bafukuye Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari bayasibye Aburahamu amaze gupfa. Ayita amazina se yayise. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, mwanya wo kumva ijambo ryawe, kandi turakuraritse kuko imbaraga z'abadayimoni zishobora kuza mu iteraniro, ariko turavuze ngo mu izina rya Yesu tuzihambiriye ikuzimu, ahubwo imbaraga zisumba byose nizo duhamagaye. Imbaraga zawe Mana, kuko wateranije iyi mitima kandi nabo bakwitabye ngo baze kumva icyo ubabwira. Niyo mpamvu ninginze Imana ngo uzutwongorere tuganirize, imitima yacu inyurwe nawe, mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo rito cyane Imana yanyongoreye nkimara kumenya ko nzaza kuganira namwe. Iri jambo rivuga ngo mube maso, Abafilisitiya bahagurukiye gusiba amariba yanyu. N'iryo jambo rito tugiye kuganira. Rifite intego ivuga ngo twebwe abateraniye hano, twebwe abari mu iri teraniro, tube maso kuko Abafilisitiya bahagurukiye gusiba amariba yanyu.
ni iryo jambo niyo ntego tugiye kuganiraho umwanya muto. Imana idushyigikire. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Nagira ngo tuze kunezererwa Imana turi mu nzu yayo, kubera yuko ni Imana ivuga, ni Imana ikora, Imana ishimwe. Haleluya. Nihuse rero reka tujye kwiri jambo twasomye. Iri jambo twasomye inkuru za Isaka. Haleluya. Ariko mu gusoma inkuru za Isaka nagira ngo twibukiranye neza, uyu Isaka abonetse kuko avuye hehe? Kwa Aburahamu, umwana wande wa Aburahamu. Aburahamu nawe abonetse avuye kwa Tera. Yesu ashimwe cyane. Kandi Aburahamu avuye kwa Tera, aho Tera yize umushinga mwiza. Uyu mugabo Tera asanga iki gihugu yaratuyemo cyari kirimo abantu bakeneye Imana kandi cyane. Arangije aravuga ngo kubera ko abantu bakeneye Imana, ibi ngibi nkwiye kubibyaza iki? Umusaruro. Ahita yiga umushinga wo kurema ibigirwamana uyu nguyu Tera, kandi arabikora rwose pe. Umushinga uramuhira, akajya aremya cyangwa akabaza ibigirwamana, akagira ibyo yanika, akagira ibiba mu mazu, akagira n'ibigirwamana abantu bagendana, abantu bagira bati yemwe bagenda. Umwana we Aburahamu ngo akajya areba asabaza ikigirwamana, agahita afata icyo kigirwamana akacyita izi, iyi ikaba ibaye Imana. Ngo agafata ikindi kigirwamana nacyo akacyita izina. Ariko yarangiza ngo mu gihe ibigirwamana bitari byuma, ngo akajya kubyanika hehe? Ku zuba. Aburahamu ni umwe mu bana banuraga ibigirwamana ngo bitanyagirwa. Mu yandi magambo, ni ibigirwamana bidafite amaguru yo kugira gute? Yo kugenda. Kabiri, Aburahamu arareba asanga ibigirwamana byabaga bifite amaso, ngo ariko yareba ngo akabona bitamubonye ko yaje kubyana. Byari ibigirwamana bitagira bite? Bitareba. Gatatu, Aburahamu ngo yabonaga bifite amaboko, ngo kandi amaboko kuko akomeye, ariko amaboko adakora. Ngo agahita agenda akavuga ngo kuko mufite amaguru ntimubashe kugenda, njyewe umwana w'umuntu witwa Aburahamu nje kubafasha. Mene magambo ni Imana zigira zite? Zifashwa. Ngo agahita zifasha, ngo imvura itazinyagira, ngo akazano. Arangije Aburahamu aravuga ngo ndebye neza umushinga wa data, ariko ni umushinga w'ibigirwamana, ntabwo ari Imana. Hanyuma ngo atangira kwitotomba mu mutima, aravuga ngo sinzajya mpora mbana n'Imana zitavuga, zidakora, zitabona, zitazi no kwivana ku mvura. Ibyo arabyanga. Haleluya. Agambiriye kubyanga. Haleluya, haleluya. Imana ivuga rero, ori riko rimaze kuririmba, iravuga ngo mbonye umutima wanze ibigirwamana, kubera ko yanze ibigirwamana ngiye kuvugana nawe. Imana ishimwe. Haleluya. Ni bwijwi ryazaga kuri Aburahamu, yumva Imana ivugana nawe. Haleluya. Yumva Imana imwongorera. Haleluya. Imwongorera akiri hehe? Kwa Tera iramwongorera. Haleluya. Imana yacu iravuga, abo yavugishije. Haleluya, haleluya. Reka tuyihereze icyubahiro. Aravuga ngo numvise Imana itandukanye n'ibigirwamana bya data. Yesu ashimwe cyane. Numvise Imana noneho ishobora kuvuga, kandi iyi Imana ishobora kuvuga yakora. Imana rero ndayikunda cyane. Yaje itandukanye n'izindi Mana kugira ngo imwereke ngo ibigirwamana bihari, ariko hari Imana nyamana nizi kavuga. Haleluya, haleluya. Umva, ntibazirirwa bakubeshya. Imana zitavuga uzazihorere, ujye uvuga ngo ngewe mfite ijwi ry'iyavuganye nanjye. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Iyi Imana imaze kuvuga, ntabwo ivuga amasigara byicaro ngo ihite imuha amasezerano. Ndayikunda. Haleluya, haleluya. Ndavuga ngo ngewe nakubwiye Aburahamu,
ubwo wanze ibigirwamana byo kwaso, haguruka imuka. Yesu ashimwe cyane. Hari ikindi gihugu abantu bavuganye n'Imana tuzajyamo uko byagenda uko ariko kose, icyo gihugu cyo kirahari. Imana ishimwe. Nubwo tubana nabo, nubwo dukorana nabo, ariko hari igihugu. Haleluya, haleluya. Ndamubwira ngo haguruka ujye mu gihugu nzagira nte, nzakwereka. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ageze muri icyo gihugu, njya nkunda Imana itanga amasezerano kandi ikayasohoza. Yari yaramubwiye ngo nzakugwiza wowe, yego kandi nzakugwiza utagira umugore. Yabimubwiye nta mugore aragira, ariko Imana ireba aho tutareba. Twongere tuyihereze icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ageze yerekana ihute, imuha byose, itanga abagore irahari. Iyo niyo Mana tuzajya dukorera. Imana ishimwe. Nyuma y'imyaka myinshi iza kumuha umwana witwa Isaka nihuse. Ibitanze iki? Urubyaro. Ibitanze iki? Imana ivuga igasohoza, tuyikomeye amashyi yanezerwa irimo. Mu mirimo rero Aburahamu yakoze, ngo yagiye acukura iki? Amariba. Impamvu y'amariba yari iyi: yagiye acukura amariba kuko Abisiraheli cyangwa se ababanaga na Aburahamu bari bakeneye kugira iki? Kubona amazi. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, Imana yaramugwije, imuha gutunga, imuha amashyo. Niko biri tubwiye. Ayo mashyo rero yari akeneye iki? Amazi. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Yatubwira ngo afukura amariba kandi menshi. Nihuse rero ngannye aho twasomye. Uyu mugabo Isaka, umwana wa Aburahamu, ngo ise yaje gutanga. Reka nihute. Amaze gutanga, ngo Isaka, kuko Imana yari yaravuganye na Aburahamu ngo urubyaro rwawe nzagira gute? Nzarugwiza, nzarwagura. Haleluya, haleluya. Ariko njya nkundiye Imana igivuga kandi gasohoza. Aho riri ko yaravuze ngo twebwe rero abayiringiye dufite iki? Mugisha w'Imana rabo batuyeho mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi bavuze ngo kuko tuyifite niwe mutabazi wacu. Imana ishimwe. Isaka rero yabaye mu migisha ya se, ayigumamo, agumana amashyo, aguma mu migisha ya se. Biratubwiye ngo iyo usomye kiriya gice cya 26, ngo igihe kimwe ngo inzara iza gutera mu gihugu Isaka yari atuyemo. Imaze gutera, ngo ahita yibwira ngo dati y'inzara yateraga yajyaga yihuta akajya mu gihugu cy'iki cy'Abafilisitiya, ngo nawe aramanuka aragenda. Inzara iramutwara, ariko nubwo inzara imutwaye agendanye amasezerano. Haleluya. Aramanuka ajya mu Bafilisitiya, aragenda ngo agerayo. Biratubwira ngo akikandagiza y'ibirenge. Haleluya. Murongo wa 12 twasomye ngo Imana data wa twese ibana nawe. Ngo ahita agenda ajya kubiba. Haleluya. Twamaze kuririmba ngo biba mu gitondo, ubibe ku mugoroba, ngo bibe izuba riva, ndetse haleluya no mu kibunda no mu mvura Imana izabana nawe. Uyu mugabo ngo arabiba, mu yandi magambo afata imyaka aratera. Kubiba ngira ngo turabiza benshi bari hano. Arangije ngo amaze kubiba mvu kuboko kw'Imana, ngo imyaka irakura kandi areza, ngo biragenda byikuba inshuro 100. Imana ishimwe. Siko twasomye yemwe? Byikuba inshuro 100 hehe? Mu Bafilisitiya. Ndaje ngaruke gatoya ku Bafilisitiya. Byikuba inshuro 100 mu gihugu kitari icyabo. Oya, mu yandi magambo byikuba inshuro 100 ari impunzi. Ariko Imana data wa twese ibana nawe. Haleluya, 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 haleluya. Uriya benshi muri twebwe tugiye kureba imigisha twagiriye muri iyi Kigali, twasanga ari inshuro nyinshi Imana yakubye, kubera yuko
iyo tukiguma hari hahandi ntabwo byari kugenda gutya, ariko nta nubwo kubyishura ijana kuko twakoze cyane. Ni ukuboko kw'Imana kwagize gute? Kwabanye natwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Ni ukuboko kw'Imana kwabanye. Biratubwira ngo Abafilisitiya bakibona ibyo ngibyo ngo bahita bamwegera, ngo kandi ntabwo yegereye n'Abafilisitiya basanzwe. Biratubwiye ngo umwami Abimeleki ngo aramwegera, ariko mbere yuko amwegera ngo hari abari batanze amakuru yuko uyu mugabo yejeje kandi cyane. Biratubwiye ngo bahita bagira ishyari. Abafilisitiya bagira ishyari. Abafilisitiya bagira iki? Agira ngo mbabwire ngo bagira ishyari. Abafilisitiya bagira ishyari, ariko barigire barorere tuzaturana nabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Barigire barorere tuzahinga twese. Imana ishimwe cyane. Barigire barorere tuzacuruza. Yesu ashimwe. Barigire barorere tuziga kandi tuzarangiza. Yesu ashimwe cyane. Barigire barorere minerivare zizaboneka. Barigire barorere tuzabyara. Haleluya, haleluya. Barigire barorere iyi Kigali tuzayibamo tubyanze bikunze. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Abafilisitiya bagira iki? Bagira ishyari. Kandi usubije amaso inyuma wasanga nawe hari Abafilisitiya bakugiriye ishyari. Naje kukubwira ngo reka nkubwire ukuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nawe. Haleluya, haleluya. Imana twayikomeye amashyi menshi 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 menshi. Bamaze kugira ishyari, umva Abafilisitiya nagira ngo mbabwire iki gihugu Isaka yagiyemo. Aba bantu bamaze kugira ishyari ntabwo bacejetse ngo ahubwo batanze amakuru ibwami. Umwami ubwe arimanukira Abimeleki, haraza aramwegera, haramubwira ngo Isaka, nagira ngo nkubwire ko nubwo ndi umwami w'iki gihugu ariko nabonye hari ibintu turusha ngo uraturuta. Aravuga umwami we wenyine ngo uraturuta. Sinzi namubyumvise aha ngaha. Yaravuze ngo nubwo ndi umwami uyoboye iki gihugu ariko wowe wenyine n'abantu bawe uraturuta. Mu yandi magambo, nubwo tubana nabo, nubwo dukorana nabo, ariko turabaruta mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Arango mbonye yuko uturuta, kandi iyo maze kubona ko uturuta wazanatwara n'iki gihugu hari, kuko Bibiliya tubwira ngo Imana yaramubwiye ngo ibi bihugu ntabwo ari igihugu, ngo ibi bihugu nzabibaha. Mu yandi magambo, yamenye neza kuri kumwe na Kristo, uri kumwe n'Imana, n'icyo gihugu yagitwara. Yagize iyerekwa nubwo ari umwami w'iki w'Abafilisiti. Yesu ashimwe cyane. Arangije ngo aramubwira ngo uhaguruke nabo muri kumwe n'ibyawe byose hanyuma mugende. Nakunze uyu mugabo Isaka. Aravuga ngo ngewe rero n'ubundi njya ngenda kubera Imana, ndahagurutse ndagiye. Arabisiga, arahaguruka, aragenda. Biratubwira ngo ahita ajya mu gikombe, ngo ahita akambikayo. Mu yandi magambo, akuwe mu mujyi, reka tubyite akuwe mu mujyi, ajyanywe iyo ngiyo ahatari ikintu na kimwe, arahagera. Ngo akihagera, ngo Imana iravuga ngo naha ngaha nzabana nawe. Haleluya, haleluya. Naha ngaha nzabana nawe. Imana ibana natwe hariho hose. Twayikomeye amashyi ko ari Imana yacu. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo ahageze rero, ngo ahita yibuka ko se hari amariba yari yaracukuye. Imana ishimwe. Tugaruke inyuma gatoya twibuke umuhamagaro. Yesu ashimwe. Ngo ahita abwira abagaragu batamariba data yacukuye cyangwa yafukuye, aba Bafilisitiya batwirukanye mureba nibo bayasibye. Ngo bajyaga bazana ibitaka ngo bakayarundamo, hanyuma amariba arasiba.
mu yandi magambo abafilisitiya tubana nabo duturanye nabo bajya basiba iki? Amariba. agira ngo mbabwire aka kantu, aya mariba bayasibishaga ibitaka, kandi ibitaka bisiba amariba ntabwo bajyaga kubyikorera, nta n'imodoka zari zihari, ahubwo byabaga hafi y'iriba, ngo bagahita bafata ibitaka ngo bakabirunda mu iriba, bakongera bagafata ibitaka bakarunda. Aba bagabo bari bafite imbaraga zikomeye. Mwibuke nawe iriba riradudubiza, yego amazi y'iriba ntabwo aba ari hamwe, abadudubiza, ngo ariko bakoresheje imbaraga nyinshi zishoboka ku buryo ya mariba yose asibangana. Mu yandi magambo, abo ngabo tubana, amariba yacu, imigisha yacu babisibisha biri hafi cyane yacu. Ntabwo mubyumvise. Naringiye kubabwira ngo ibisiba amariba, ibisiba imigisha ntabwo biba kure, ahubwo biba bituzengurutse, kuko nabo bari kumwe nabyo, ariko dufite umutabazi. Haleluya, 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 haleluya. Mana ishimwe. Barababwira ngo ni byiza yuko dusibura amariba. Data Aburahamu yari yarafukuye, Imana ishimwe. Naje kubabwira ngo tube maso. Reka tube maso, kuko abafilisitiya bahagurukiye kugira gute? Gusiba amariba yacu. Reka tube maso rero. Tugiye kubana amaso, turebe uburyo bwiza aba bantu basibuye amariba. Imana ishimwe. Baratangira rero, abagaragu ndabakunda. Yesu ashimwe cyane. Abagaragu bari kumwe n'umugabo wavuzweho n'Imana. Haleluya, haleluya. Abagaragu bigeze bumva kongorerwa n'Imana, ndabakunda. Bahita bakora, barahaguruka ngo barasibura, bahita babona iriba rimwe, ngo amazi aradudubiza. Haleluya. Amazi y'ubugingo nadudubize muri mwe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Amazi amaze kududubiza, baranezerwa, baravuga ngo Imana ishimwe, nubwo twagiye mu gikombe. Oya, reka mbumvise iki gihe. Nubwo twamanutse, nubwo twavuye hejuru aho twari twarahinze, ariko mu gikombe harimo amazi adudubiza. Imana itanga amazi adudubiza mu gikombe. Reka twongere tuyipangire icyubahiro. Imana yacu ishimwe. Haleluya, haleluya. Amaze kududubiza, abafilisitiya ngo bari hafi aho ngaho, ngo bahita batongana. Abashumba b'abafilisitiya ngo batangira gutongana n'iki? N'abahehe n'abayisa. Baratongana. Siko mwasomye? Ndibwira yuko ariko handitse. Baratongana, ngo bamaze gutongana, ngo Isaka arareba, aravuga ngo mu migisha Imana yavuze. Oya, reka mubyumve. Mu migisha Imana itanga nta ntonganya zibaho. Mu migisha Imana itanga nta mpaka zibamo. Jya nkunda umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana ngo nta mubabaro ujya uzana nawo. Oya, nubona umugisha urimo umubabaro, ujya uvuga ngo Yesu umugisha. Isaka arareba, aravuga ngo aba bantu bagiye impaka, aba bashumba banjye ndetse n'abagaragu kandi n'abafilisitiya bagatongana, uyu si umugisha Imana yamvuzeho, ahubwo ndagiye ndahagurutse. Nagira ngo mbabwire ngo hari abakirisitu benshi bajya baba mu migisha y'impaka, bajya baba mu migisha y'iki? Ariko Isaka ndamukunda, yakoze ikimenyetso gikomeye, aravanga imigisha y'impaka ntabwo nzayibamo. Nubwo amazi yaradudubije kandi yaradudubirije mu gikombe, ariko sinzigera mba mu migisha y'impaka. Arahaguruka, arababwira ngo namwe nimuze munkurikire. Basiga amazi adudubije, ariko kuko yabaye impaka, ahita yita n'izina iryo riba, aryitwa ngo iki yemwe? Esekeli. Yego, aravuga ngo kuko haje mu impaka ndarisize. Nagira ngo mbabwire ngo impaka uyu munsi, impaka zisenya ingo nyinshi. Impaka zisenya iki? Ngewe nzakorera, ariko numva nanjye wabikora gutya. Oya, noneho simbyemeye. Bagize iki? Impaka zisenya ingo nyinshi. Impaka
zituma inama itangira saa moya ikageza izindi saa moya nta mwanzuro. Kubera iki? Impaka. Ibizava mu iyo nama nabyo nuko byitega, no kubera iki? Impaka. Abana b'iki gihe nabo basigaye bajya impaka n'ababyeyi, bikaba ngo turwane. Ariko ijambo ryaje riravuga ngo imigisha irimo impaka nimuyihunge mu izina rya Yesu. Isaka arababwira ngo reka duhunge twigendere, kandi turongera ducukure. Amaboko twakoresheje aracyahari, Imana twavuganye iracyahari. Imana ishimwe, nubwo twavuye hejuru ibwami tukagera mu gikombe, nubwo Imana yari duhaye iriba, ariko reka duhaguruke tugende. Iyo twavuganye yo ntabwo yapfuye, nta nubwo yo bayijyaho impaka. Haleluya. Ahubwo ni Imana itagigibwa iki? Impaka. Bacukura irindi riba, bararicukura ngo amazi ngo aradudubiza. Imana ishimwe. Amaze kududubiza, Abafilisitiya bari hafi aho ngaho. Nagira ngo mbabwire ngo ibitoba amariba biba biri hafi aho. Mu yandi magambo, ibyangiza imigisha, ibituza imigisha yacu, tubana nabyo, biratuzengurutse. Ariko dufite umutabazi mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Abafite umutabazi mwamukomeye amashyi akanezerwa ari mwiza. Haleluya, haleluya. Ngwiri riba, Abafilisitiya bamaze kubona ko naryo rije mu amazi, ngo bahita batangira gutongana. Irya mbere bagiye iki? Impaka. Rya kabiri ngo bagira intonganya nyinshi cyane, ngo hanyuma ngo Isaka arabireba aravuga ngo kuva nabaho sinigeze mbona data ahabwa umugisha w'intonganya. Yego, nta nubwo nigeze mbona abagaragu ba data baba mu ntonganya. Ibi ngibi by'intonganya nabyo ndabiretse. Muhaguruke tugire gute? Abantu benshi harimo n'abakirisitu bicaye mu migisha y'intonganya. Niyo mpamvu uyu munsi bayabayeho ejo ikagenda. Nuko ari imigisha y'iki? Y'intonganya. Ariko naje kubabwira ngo imigisha y'intonganya reka tuyisige. Hari imigisha Kristo yateguye. Imana ishimwe, reka tuyereze icyubahiro. Haleluya, haleluya. Sakaravuga ngo nimuhaguruke tugende, kuko sinigeze mbona imigisha Imana itanga iri mu intonganya. Iyi Imana niba mu amahoro Yesu aha abantu be, iyo niyo migisha y'Imana. Icya kabiri, imigisha y'Imana nta nubwo abantu baza kwitoba ngo bikunde. Kambabwire, iyi migisha y'Imana ntabwo bajya bayitoba ngo bikunde. Aravuga ngo muhaguruke rero, imigisha yacu n'Uwiteka Imana turacyari kumwe, reka tube tugiye. Biratubwira ngo iryo riba aryita Sitina. Mu yandi magambo, imigisha y'iki? Y'urwango, intonganya n'ibindi nk'ibi. Imana iturinde urwango mu izina rya Yesu. Abakirisitu bari hano, Imana iturinde urwango mu izina rya Yesu. Ariko dore icyo nkundira Imana, ngo arihuta ngo bacukura irindi riba. Bararicukura, kandi iryo riba naryo riraboneka. Imana yacu ishimwe. Ngo bamaze gucukura iryo riba ngo ridudubiza amazi menshi. Kandi Abafilisitiya, icyo ndikundira imbarere kimugisha y'Imana, Abafilisitiya iryo riba ntibarigeraho, ntibaje kuritonganiraho. Bategereza umunsi wa mbere barababura, bategereza umunsi wa kabiri barababura, bategereza uwa gatatu ntibababona. Isaka aravuga ngo noneho rero, haleluya, haleluya, mbonye umugisha w'Imana. Imana ishimwe. Aravuga ngo iri riba badatonganiyeho, iri riba ritagiriweho impaka, iri ni ryo mugisha w'iki? W'Imana. Ngo ahita avuga ngo iri riba ngewe ryise izina, ngo ryiswe Rehoboti. Mu yandi magambo, ngo ahangaha niho tugiye gutura, ngo ahangaha niho tugiye kuba. Ngo iyi ni imigisha y'Imana tugiye kwicaramo. Mu yandi magambo, tubonye ubuturo bw'iki? Bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo ahangaha niho tugiye kugira gute? Kandi ntabwo tuzahatura ari akantu gato, ngo ahubwo Imana irahaguye. Niyo mpamvu yahise ngo iri riba ni iriba ryagutse, ngo ahangaha niho Imana izadutuza. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Aha niho Imana izadutuza mu izina. Imana igitanga ubuturo abantu bakanezerwa.
abantu imitima ikanezerwa kubera ubuturo bw'Imana. Nagira ngo mbabwire iki kintu, batangiye kuvuga Imana ibahaye hagutse kubera yuko baretse impaka, yego, kandi bibutse yuko hari Imana ituza hagutse kuko bavuye mu ntonganya. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire, ni urugendo, kubona aho tura ni urugendo. Ntabwo se mubizi ko ari urugendo? Ntabonye ari urugendo, kuko buriya hari igihe urambagiza ikibanza, yego, warangiza ukazubaka, inzu igatinda no kuzura, ariko wayigeramo ukavuga ngo Mana, kuko ntuje ngo uhaye icyubahiro. Haleluya, haleluya. Uru rugendo rero ruvuze iki? Iravuze ngo dukwiye kureka iriba ry'impaka tukaryihorera tugakomeza urugendo. Ukiri mu mpaka ntabwo uzabona Rehoboti, ntabwo byashoboka. Icya kabiri, ugeze ku iriba rigize rite yemwe ritonganirwaho. Bibiliya yatubwiye ngo iryo riba baritonganiragaho, ariko nyankundi uyu mugabo ngo agahita haguruka akagenda. Nari ngiye kubabwira ngo abari mu migisha y'intonganya nimuhaguruke mwigendere, ntabwo ari ubuturo bwanyu. Niko biri tubwiye, niko ijambo ry'Imana ritubwiye, niko mbabwiye. Imana ishimwe. Ageze Rehoboti rero, reka mbabwire ibyaje kuba. Imana ishimwe. Ngo akigera Rehoboti amaze kwita iriba, umva Imana rero, ngo ijwi ry'Imana riramanuka rivugana nande? Na Isaka. Yesu ashimwe cyane. Ngo riramubwira ngo nahangaha nzabana nawe. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Reka tuyikomere amashyi Imana yacu. Yesu ashimwe cyane. Kandi iramubwira ngo sinzabana nawe gusa, ngo ahubwo nzakwagura. Yesu ashimwe. Ngo nzaguha ibikwiriye byose, ngo nzagura amashyo yawe, ngo abantu bazamenya neza yuko ukuboko kwanjye kuri kumwe nawe ahangaha. Mu yandi magambo, kuri Rehoboti, ku migisha y'Imana niho twongera kumvira ijwi. Haleluya. Nusoma Bibiliya uzasanga afukura iriba ry'impaka nta jwi yumvise, kandi afukuriye ririya riba ry'intonganya nta jwi yumvise, ngo ariko ageze kuri Rehoboti yumva ijwi. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Bifurije kumva ijwi ry'Imana mu izina rya Yesu. Bantu babuze ijwi muri iyi minsi, imitima y'abantu irakakaye kubera ko batumva ijwi ry'Imana, ariko uyu munsi nongeye kubifuriza kumva ijwi ry'Imana mu izina rya Yesu. Icya kabiri cyabaye kuri Rehoboti, Imana ishimwe, ngo uyu mugabo amaze kugera Rehoboti, ngo umwami Abimeleki yamenye izo nkuru, yego, yasigaye ibwami kandi yamwirukanye. Ngo ariko ngo amaze kugera ahangaho kw'iryo riba, ngo umwami amenya amakuru yuko Isaka nubwo bamwirukanye, nubwo yavuye muri ya mitungo, ngo akagera mu gikombe, amenya ko Imana yabanye nawe kandi yamuhaye irindi riba. Haleluya. Mwibanga rikomeye niho ibyacu bihishwe. Mana ishimwe. Reka tuyihereze icyubahiro igihisha ibyacu mwibanga rikomeye, no mu gikombe aho ngaho igihisha ibyacu tukanezera. Abimeleki aravuga ngo ubwo numvise amakuru y'uyu mugabo rero, kandi umwami ntabwo ajya yumva amakuru yayandi aciriritse, amenya amakuru y'ukuri. Ngo ahita afata ingabo ze, ngo arababwira ngo nimuze tugende n'ibisonga, ngo tuve ibwami tumanuke tujye mu gikombe, ahatari amazi, ahatari ingabo, ahatari imyaka, ahatari ibyo kurya. Uwiteka Imana hagize ahagutse, kuko hageze uwavuzweho n'Imana. Bifurije kuvugwaho n'Imana mu izina rya Yesu. Aramanuka, umwami aramanuka ingabo, ngo aragenda agerayo. Agezeyo ngo ahita abwira uyu mugabo Isaka, aramubwira ngo Isaka, nagira ngo nkubwire ko mwumva umwami w'iki w'Abafilisitiya. Mu yandi magambo, ni umwami utarakebwe. Mu yandi magambo, ni umwami ufite ibigirwamana bya bindi bitavuga bidakora. Atangira kuganira imirimo Imana idukorera
igigenda ikaganiriza n'abami bakamenya koko kutukorera Imana isumba byose. Imana ishimwe. Uyu mwami ngo aravuga ngo Isaka, ngeze muri iki gikombe atari ubushake bwanjye, ahubwo ngeze muri iki gikombe nje kukubwira yuko twamenye neza gukorera Imana, kubana n'Imana ishoboye ibintu bingahe byose. Cya kabiri aravuga ngo twamenye ko ubana n'Imana ishobora gufata mu busabusa nk'iki gikombe twagushyizemo igahita yagura, hakaboneka ibyo kurya, ibyo kunywa, amariba. Imana ishimwe. Ibyo twarabimenye. Kandi aravuga ngo menye neza ko Imana mugendana ari inyamaboko, niyo mpamvu nje kugirana nawe isezerano. Mu yandi magambo, abatarakebwe kubera imirimo Imana ikoze batangiye no guhanura. Mu yandi magambo, umwami ahanuye ubutware bw'isumba byose. Imana ishimwe. Aravuga ngo nje kugirana nawe isezerano rimeze ritya. Icya mbere, tuje kukwinginga ngewe n'abagaragu n'ingabo ngo rwose pe ntuzatugirire nabi rata. Ego, kuko twe twabonye ingabo zacu zigira umupaka, ariko izo murwanana nazo nta mupaka zigira. Haleluya, haleluya. Kuko twe twabonye ko twashobora kukwimura, ayo maboko turayafite, ariko ntabwo twakwicisha inzara kuko naho Imana irahagutungiye. Haleluya, haleluya. Kuko twe twabonye yuko dushobora kuvuga ibya nonaha, ariko ufite ivuga ibizaza. Imana ishimwe. Bityo bitumye tugucira bugufi, turagira ngo dusinyanye nawe isezerano, tukubwira yuko twebwe twemeye guca bugufi, ariko nawe utwizeze neza ko utazatugirira nabi. Ariko nagira ngo mbabwire uvuga aya magambo. Uvuga aya magambo ni umwami, yego, kandi ahagaze mu gihugu cye, ahagaze ku butaka bwe, kandi ari kubwira umusuhuke, ariko kubera Imana. Ni ukubera Imana. Oh, ni ukubera Imana. Ayiwe, ni ukubera Imana. Oh, ni ukubera Imana. Oh, ni ukubera Imana. Oh, ni ukubera Imana. Oh, ni ukubera Imana. Ariko ari kubwirwa n'umwami ngo uzatubabarire. Mu yandi magambo, nubwo duhagaze kuri ubu butaka, ariko hari icyo Imana yavuganye natwe. Imana ishimwe. Ngo umwami ngo amucira bugufi, asinyana nawe amasezerano, atari uko Isaka agiye kumureba, ahubwo kuko umutima, haleluya, w'Imana wabanaga nawe, kandi umutima w'umwami wamenye neza yuko hari indi Mana ishobora gukora ikavuga, haleluya, igasohoza, igatanga ibyo kurya aho bitari. Imana yacu nishimwe. Iyi Mana ifite mu kuboko kwayo gushobora byose. Reka twongere tuyikomere amashyi. Imana ishimwe, Imana ishimwe, haleluya. Hari ikintu kimwe nabonye rero, aba Bafilisitiya ngo ahantu bageraga, iki gihugu cy'Abafilisiti, ngo iyo cyangwa ingabo zabo iyo zagufataga, ngo zabanzaga zikagutigisa, zikagutera ubwoba kandi bwinshi. kandi Imana ibarinde ubwoba mu izina rya Yesu. Erega tujye tugira ubwoba bw'ibya none n'ibizaza. Ntabwo mubizi, tugira ubwoba bw'ibizaza, tukagira ubwoba bw'ubwo tuzabaho, ariko ifite byose mu kiganza. Iravuze ngo mushire ubwoba mu izina rya Yesu. Cya kabiri, aba Bafilisitiya bari bafite ikintu gikomeye cyane. Ngo baragendaga ngo bakagira intwaro nyinshi kandi zikomeye, ngo amagare, amafarashi byabaga kuri aba Bafilisitiya. Ngo ariko ngo babona Abisiraheli ngo bagahita babambura intwaro zabo zose, bo bagakoresha amagare n'amafarashi, Abisiraheli bagasigarira aho ngaho. Ariko nubwo basigariraga aho ngaho, basigaranaga Imana yabo.
Haleluya. Imana irwana urugamba kandi ikanesha niyo basigaranaga. Imana iduhe kubana nawe ibihe byose mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hanyuma nihutse nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi, uyu mugoroba hari ibintu ngiye kubabwira kandi ngana no ku musozo. Ikintu cya mbere, hari intwaro twebwe twagiraga zaneshaga abadayimoni. Yego, ibihe byiza byo gusenga, ibihe byiza, amasengesho ajya aruta intwaro zikomeye kandi cyane. Haleluya, haleluya. Nagira ngo mbabwire aya masaha yuko hari intwaro Satani ajya akoresha, ariko ntabwo ajya ashobora gufata amasengesho, ntabwo bishoboka. Haleluya, haleluya. Kandi tumaze kugera mu bihe byo gutakaza amasengesho, ariko naje kubabwira ngo tugarukane intwaro yitwa gusenga. Imana ishimwe. Intwaro ya kabiri, Isaka iyo yabonaga intonganye zije cyangwa impaka, ngo yahita agacejeka, ngo ahubwo agahindukira ngo akagenda. Mu yandi magambo, abakirisitu b'iki gihe turasakuza cyane, turavuza induru, ariko Imana yavuze ngo nimwicecekere gusa hanyuma mugende. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iyo ni intwaro ya kangahe? Ya kabiri. Intwaro ya gatatu, igihe cyose Isaka niba mwamwumvise yajyaga agenda akabwira abantu be, akababwira ngo nubwo bimeze bityo mwatonganye. Yego, mwatonganye, ariko imigisha y'Imana ntabwo ari ugutongana. Mu yandi magambo, abantu babuze impuguro muri iyi minsi. Hari abantu rero bari bazi guhugura abandi, barabitakaje. Naje kubabwira ngo impano yawe ya mbere wongere uyigarukeho mu izina rya Yesu. Akabahugura, akababwira ngo mureke impaka, mureke intonganya, si iby'Imana ishaka. Imana ishimwe. Abantu benshi batakaje impano yabo yo guhugura. Yambwiye ngo mugarukane impuguro. Haleluya. Kugira ngo abantu b'Imana badapfa bakarimbuka bazize kutamenya. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Ngana ku musozo, umwami yamenye Imana yari hehe? Muri Isaka. Isaka amenya gukorana n'Imana ye, Imana ya se, Imana ya Aburahamu, amenya gukorana nayo. Ariko iri jambo nariha nongorerwa ngo hari abantu baretse gukorana n'Imana yabo, ahubwo binjira mu bigirwamana. Ariko naje kubabwira ngo nimwongere mwibuke ko amariba abafilisitiya bari hafi kandi baje kugira gute? Kuyasenya. Nari ndimo mvuga ku mbaraga z'abafilisitiya. Abafilisitiya iyo bamaze gutera ubwoba, iyo bamaze kwambura ibihe byiza byo gusenga, abafilisitiya ntibahava, bakomeza kukuzengurukaho. Nari ngiye kubabwira ngo imbaraga zibambura ibihe byiza byo gusenga ziracyahari, kandi izi mbaraga ntabwo zigarukiraho ngo zambura umunezero. Abantu bakirisitu benshi ntabwo bakinezerwa, ariko Imana yambwiye ngo tugaruke mu bihe byacu byane. Izi mbaraga z'abafilisitiya zituma amahoro yose y'umutima ataka, ahubwo tukibaza ngo tuzaba bande, tuzarya iki, tuzambara iki. Nibyo turi kwibaza muri iyi minsi. Nuko imbaraga z'abafilisitiya zatumaze kwizera. Kera biriya muririmbyi yaravuze ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, ngo kandi tugufite nitwifuza undi murengezi. Abantu b'iki gihe cyangwa abakirisitu turi kumwe, hari abantu ngo batakaje amahoro, ngo kuko batakizera Kristo, ngo ibyiringiro byabo byaratakaye. Ntabwo twabarenganya, nuko abafilisitiya bagihari bari hafi, ariko Imana yambwiye ngo turinde ibyo kwizerwa mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ngana ku musozo, reka nsengane n'aba bantu ugiye kuvuga. Abantu bagiraga ibihe byiza byo gusenga, bakabana n'Imana yabo mu y'ibiri, mu y'itatu,
uyu munsi bakaba barabirambitse. Abo bantu tugiye gusengana nabo kugira ngo Imana igarure ibihe byiza byo kugira gute byo gusenga. Abantu ba kabiri, hari abantu bagize amariba y'intonganya kandi bakomeza kuyatonganiraho, no mu itorero bagatongana, no muri korari bagatongana, niwabo mu ngo bagatongana. Mu yandi magambo, abantu babonye imigisha y'Imana ariko bayihindura intonganya. Abo bantu tugiye gusengana nabo, kandi Imana ibyari intonganya, ibyari umuvumo ibihindura umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Abantu ba gatatu tugiye gusengana nabo, hari abantu Imana yahaye imigisha barangije birengagiza yuko abanzi babo bari hafi. Yego, hanyuma ngo biza gutuma bahora bahangana n'abanzi babo. Mu yandi magambo, duhora duhangana iteka ryose mu migisha Imana iduhaye. Buriya Imana kubikwambitse iyi kanzu ya korari, buriya ni umugisha, kuko hari ababyifuza ntibabibone, hari n'abari babirimo babivuyemo. Ni umugisha ukomeye. Mu yandi magambo, aba bantu babaye mu ntonganya, Imana yambwiye ngo dusengane nabo, yongere ihindure Rehoboti yabo, intonganya zihinduka iki? Rehoboti. Imana ishimwe. Abantu banyu, hari abantu bamaze kugera hagutse, batuzwa n'Imana mu migisha, batuzwa Rehoboti, barangije batakaza Imana yabo. Abo ngabo nabo uyu munsi turi kuvuga Rehoboti, turi kuvuga hagutse, aho Imana yadutuje mu migisha Imana iduhaye, ariko twayiteye umugongo. Abo tugiye gusengana Imana. Munyemerere abumva bari muri icyo cyiciro tuvuze, banyemerere bahaguruke dusengane Imana, dusengane Imana, dusengane Imana. Hanyuma Imana Data wa twese yongere tugarurire ibihe, bya bihe byacu, bya bihe byo gusenga, bya bihe byo kubana n'Imana, bya bihe byo kwinginga. Yeo, haleluya, haleluya. Amazi y'ubugingo yongera dutembemo, amazi y'ubugingo yongera se muri twebwe, kongere tuvuge ngo Mana, twagize impaka hagati y'abana bacu, twagize impaka hagati y'abatware, twagize impaka, yewe twaranitotombye. Musubiza amaso inyuma, reka twuname gatoya twongere dusubiza amaso inyuma, uvuge ngo nitotombe y'imigisha wampaye. Ariko uyu munsi nongeye kwibuka yuko, haleluya, haleluya, nongeye kubuka kuri Imana ishobora guhindura izo ntonganya ukazihinduramo Rehoboti. Ufite byose mu kiganza cyawe. Imana ishimwe. Reka twongere turebe, twahawe imigisha n'Imana, twageze Rehoboti, ariko tumaze kuhagera tuza gusanga twebwe n'abacu Imana iduhaye umugisha tuyitera umugongo. Imana yavuze ngo Abafilisitiya ntabwo bahavuye, baracyahari, kandi imbaraga Abafilisitiya babonaga ni ugukiranirwa kw'Abisiraheli. Ariko twongere twibutse n'Imana, Imana yongere itugarurire icyizere. Imana ishimwe. Reka dusengane n'aba bantu, reka dusengane n'aba bantu, tubwire Imana ngo Mana, wongere ubagarure ku gicaniro. Haleluya, 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 haleluya. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka dusenga Imana, reka tubwire Imana ngo Mana, dore twaragiye turatakara rwose, twibagirwa aho wadukuye, twibagirwa n'imigisha, kandi tunayigezemo twasubiye inyuma. Tumaze gusubira inyuma, Abafilisitiya basibasiba amariba yacu, Abafilisitiya basibasiba umunezero wacu, Abafilisitiya basibasiba kwizera kwacu, Abafilisitiya basibasibye ingo zacu, Abafilisitiya basibasibye bizinesi zacu, Abafilisitiya barasibasibye, ariko turongeye tuributse. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Munyemerere dusenga Imana, munyemerere dusenga Imana. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka nsabe aba bantu bahagaze baze hano imbere dusengane Imana, banyemerere batambuke baze hano imbere kandi bahanye intera, hanyuma dusengane Imana. Imana yacu ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha mwinshi, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha.